mumeze neza, mumeze mutese inshuti zanjye. Ndabashuhuje cyane kuko bisanzwe rero ni mwarimu mbangutse muhaye muri hamwe nawe. Noneho tugiye kwiga sebeni. Sebeni Nyamurenge kabisa. Muziki ubundi nje nzoza mbagezaho muziki injana ya Kinyamurenge apana birabi n'izina ncurango z'abadeperi n'abaporoso. Injana ya Kinyamurenge, abantu bakunda injana ya Kinyamurenge, sebeni, gisirimba kira Kimurenge kabisa. Kandi n'abantu bataze nkomoko y'igisirimba cyavuye Murenge Kongo, hara mu Minembwe kabisa ku bantu bahazi. So noneho nge nzajya mbigisha incurango z'Ikinyamurenge, tushe z'Ikinyamurenge kabisa. So araka kantu dutangiye ducuranga rero ngira ngo murakabonye, niko kantu tugiye kwiga muri sebeni. Ntago ari indirimbo runaka, hari ukuntu umuntu azatangira gucuranga sebeni wenda abaririmbyi bagiye kuririmba cyangwa mu guhimbaza, cyangwa se abaririmbyi barimo bararimba bageze ahandi basimbuka ku muziki wawe ari wo haba bacurangira. Ese mu gihe bacecetse bagiye kubyina basimbuka urabacurangira iki? Ni icyo bacurangira? Kera afite wacurangaga ibihe by'indirimbo, wenda indirimbo runaka, none baracecetse bagiye kubyina. Ni iki wacuranga kugira ngo bakomeze kuryoherwa n'umuziki? Nicyo kintu tugiye kureba muri uyu mwanya. So umuntu ureba video bice ntakaza areba, muze mureba video irangire kugira ngo mubashe kumenya uyisubitse uze ari iki kiri inyuma, wenda ibyiza biba biri inyuma. Reba video irangire, ibyiza byose biba biri inyuma niba ari n'imbere niba simbizi. So ndashimira umuntu wese waba warakoze subscribe kuri channel yacu Rwamika TV icaho amasomo yo kwiga gucuranga injyana z'Ikinyamurenge, igisirimba, sebeni. Kabashishikariza undi muntu wese waba ugeze kuri channel aribwo bwa mbere ureba aribwo ukifungura aribwo ukigeraho utarakora subscribe, kora subscribe kandi ufungura inzogera. Iyo ufunguye iranzogera amasomo yose dushizeho uhitubona notification azaya makugeraho neza uri wa mbere. Mukore ama like guys, mukora ama like, mukora ama comment kuko nibyo biza bituma tubona yuko ibyo dukora bibanyuze cyangwa se mu bikunda. Mukora ama like, mwandika ama comment, mutubwire n'ibindi byose mushaka ko tubagezaho. Kandi mu minsi iri imbere ngiye kuzambagezaho n'abacuranzi batandukanye baraba abastar muzi Kigali kuko abenshi ni n'abafamiliye banje. Ngiye kuzambagezaho abana b'abacuranzi, ngiye kujya mbagezaho amarushanwa y'abacuranzi bo twagiye twigisha, mbagezeho inkoresha interview. Mwebwe mudukurikirana ibyiza biri imbere, tugiye gukora cyane muri iyi minsi cyane. So reka ntibanze mu magambo menshi twige akantu ntangiye ncuranga. So sinkibagiwe nanje kari kanzemo ndavuga ngo kasharinga abashuti banje. Murareba narindi mu cyumba ndi kubura imise ncomeka piano, numvishe kanjemo ndavuga ngo nkabasharinge dufatikanye kunezero. So kanongere numve ko nkibuka sasa rero. Guys, ndakibutse nakangaka tugiye kwiga aka kantu, nta bintu byinshi turi bwige. Ngiye kubereka uko ndimo ndagakora. Iyi njyana ni njyana ya sebeni nziza kabisa y'Ikinyamurenge, nta mudeperi cyangwa nta muporoso w'ucurango kunyine. Izi njyana nizo zigezweho guys, mubimenye neza. Niba ushaka kuva umucuranzi mwiza muzima, kurikirana channel Rwamika TV icaho amasomo meza, icaho umuziki mwiza pe. So kwivuga ibigwi, kurikirana channel Rwamika TV icaho ibintu byiza, uzayigiraho umugisha, uzayimenyeraho gucuranga. Tuzagenda tubazanira abana bigiye kuri iyi channel cyangwa se twigishije live, turi hamwe live, murebe umukunga bahaye bacuranga. Tuzababazanira mu barebe bacurange mureba. So murakoze cyane, reka twige sasa. Amajwi nakoresheje stage nk'ibisanzwe kuri right one. Nsabira cameraman abigaragaze.
ahantu tuba dufite amapiyano atandukanye, ni stage. Noneho ugahita ushyiramo na blaze section kuri light 2 nasizemo blaze section. Kuri base ni synth base, ni ya mabaze ahari abantu baza bacuranga, ni blaze. Kuri light 2 ni blaze section, blaze nta piano itagira blaze. Stage EP, ahantu hose woyibona kuri iki cyumba cya piano stage uzamuyibona. Base ukoresha ushaka bitewe na base ukunda gukoresha. Reka twige tutizinze mu magambo. Turahera hano muri kane. Niba ufashe kane, make sure ko ushobora ngende ndimo ndakoresha turava hano muri kane muri B, murareba ko hano hazamo B. Tuza hano muri G sharp minor, murayibona. Ushatse n'akandi wogakubitaho wo kwigira uko. Ubwo twabanje urabanza ukagera gutya, ubwa kabiri tugize inshuro ebyiri, waza gutangira noneho umaze gukubita inshuro ebyiri aka kongera noneho zibaye inshuro ebyiri. Ubwa gatatu noneho twagera tugahita tuza hakurya. Iri nota muraribana. Abantu bagaza bavuga ngo amamineri ni mineri. Twagiye guys, nyine murumva nashizemo beat, murumva injyana ukuntu igenda, isebene ni nziza. None tugiye gutwaza bukeya kugira ngo ubashe kubibona neza. Ndatwaza buke nta beat irimo, buri muntu wese abashe kubibona. So
twagiye. Twagiye ku kandi ko hakurya hariya. Ko murareba ibintu mpaye nkora. Ariko naje ndi umusazi kuba ibintu nari mpaye njiyemo n'ibiki. Nari ngiye mu bintu byinshi ariko none isomo turiho ni iri ngiri. Ndagira ngo murebe iyi minere. Guys, ubu hari icyo mutareba. Ndimo ndagerageza gutwaza bukeya kugira ngo buri muntu wese abibone. Umuntu utari bubibone nako apana kuvuga ngo utazabibona, umuntu utari bubibone arebe yandike muri comment ambwira aho bipfira, cyangwa inza nkunda no gushira nomero zanje muri description. Ariko icyongereza kiza kigora kukivuga n'ukuri. Description inza nkunda gushiramo nomero zanje. Ariko uzusanga abantu bambwira ngo muri comment ngo duhaye nomero zawe, noneho ngiye kuzivuga abandi bazabambaza ngo ntuye hehe, ngo ntuye Kigali, bazagira ngo ntuye Kigali, noneho ntuye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare aho bita mu Mutara, iwabo w'inka n'amata n'abantu muzoze munywa amata. Noneho nomero zanje izo nkoresha WhatsApp, muzoza munyandikira kuri WhatsApp. Ndashaka no gushyiraho urubuga rw'abanyeshuri banje. Hari umuvandimwe wambaye igitekerezo ngo tuzakora urubuga rw'abanyeshuri bakurikirana rwa Mika TV. Abumva babishigikiye babishaka muze kubyandika muvuge ngo urubuga rurakenewe. Umuntu wese wumva icyo kintu ari igitekerezo cyiza yandike amakomenti yashaka, narangiza arenze ngo kandi urubuga rurakenewe rw'abanyeshuri bacu ba Rwamika TV. So rero sibindi ko ibintu bibaye byinshira ko nibagiwe. Okay, mwandike muri comment nyine nkuko mpaye mbibabwira. Umuntu uri bubone bitavamo aze nari ngiye kuvuga nomero zanje, aze kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa kuri comment 079 23 77 052. Ndasubiramo 079 23 77 052. Izo nizo nomero nkoresha WhatsApp, wanahamagaraho nta kibazo. Inza nkunda no kuzishyira muri description, hari abantu batazabazibona wenda nta kibazo. So
isomo ryacu ngiye gusubiramo bwa nyuma kugira ngo umuntu wese buri umwe wese yisanga. Twagiye guys, ndabashimiye mwebwe mwabanye nanjye, umuntu urebye video akayirangiza, umuntu twari hamwe, ndabashimiye cyane. Nshoreza ahangaha, kandi kwiga abantu bose siko bazabiga ngo bafatireho. Nubona utayifashe wamusubiza inyuma wongera utangire, nubona byanze umpamagare kuri izo numero cyangwa unyandikire kuri turebe ikintu twakora aka kantu buri muntu wese akamenya. Niba ari abantu 1000 bakarebye, niba ari mwese mukamenye, tihagira umuntu ureba ngo ntamenye, tihagira umuntu wiga ngo amenye. Ndabizi gufata biragora, ariko kandi muze munasenga, muze musenga. Niba ugiye kwiga ufashe piano ya ubanza usenge Imana igushoboze. So ndabakunda cyane, ndabakunda, sinzasiba kubivuga. Ndanabashimiye mwebwe bantu munshigikira mugakomeza gukora subscribe. Niba aribwo bwa mbere ufunguye iyi channel ari bwinjeho Rwamika TV, kora subscribe, fungura inzogera, kore like, sharing ahantu hose. Naho utaha ndabakunda, yari mwari mu mbangutse. Ciao ciao.